Urukingo rurinda kwandura sida rwageze muri Afurika. Nyarugenge ndabizi ko hari abahise bifuza ko uru rukingo natwe rwahita rutugeraho. Gusa natwe ruraza kutugeraho ariko baze natwe barudutere. Ngibi ibintu bitanu ugomba kwirinda mu gihe uri mu rukundo. Yes, tubaha ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko buke ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa#kigali-connect.com cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X hose ni KC Kigali Connect, ubundi ugakora follow kugira ngo tujye tubana 5/5. Uyu munsi turi tariki 22 tukaba turi ku cyumweru mu kwezi kwa kabiri. Ni inkuru navuga y'ibyishimo ku banyarwanda bose, ni inkuru yari itegerejwe n'abanyarwanda benshi, by'umwihariko urubyiruko rwinshi rwagiye rwumva ko hari amakuru avuga ko icyo twakwita urukingo rwo gukingira sida rwageze mu Rwanda. Ni inkuru yakiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho ku ikubitiro rwatangiye guhabwa abaturage bo mu gihugu cya Zimbabwe. Uru rukingo rukaba rwageze no mu Rwanda ku buryo abanyarwanda baratangira kugenda baruhabwa. Ku bantu batazi ibijyanye n'uru rukingo ndetse uko rukora n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'uko uru rukingo bita Lenacapavir rutangwa rimwe mu mezi 6, ni ukuvuga ngo ni 2 mu mwaka. Ubundi abantu benshi barabizi ko bahoraga bafata ibinini buri kanya, ariko ubu ngubu uru rukingo rwo ni ukujya umuntu arufata rimwe mu mezi 6 ndetse ubwo ni 2 mu mwaka. Urubyiruko rwinshi rukaba rwagize ikibazo vuga ati noneho ubusambanyi bugiye kuba bwakwiyongera mu rubyiruko, ubusambanyi bubashe kuba bwaba bwinshi cyane. Abandi bakavuga ati wow tugiye kuba noneho twakwisanzura ubwo sida ibonewe urukingo rwa burundu. Reka dukurikire ubundi tubashe kuba twasobanukirwa ubundi Lenacapavir ni iki, urukingo rukora gute, ubundi tubashe kuba twasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Mu minsi ishize isi yose yakangukiye inkuru y'umuti mushya ushobora guhindura amateka y'icyorezo cya sida. Lenacapavir Yestugo yatangajwe nk'umuti utanga ubwirinzi bukomeye ku bantu batanduye virusi itera sida. Bikaba byaratumye benshi bagira icyizere gishya ku bazaza hatarimo kwandura HIV. Ariko uko inkuru yakwirakwiye ni nako havutse ibihuha, amakuru atariyo ndetse n'ibitekerezo byuzuye urujijo. Arabavuze ko ari umuti uvura sida burundu, abandi bakavuga ko ari ikinyoma cyakozwe n'ibigo by'imiti bigamije kunguka amafaranga. Abandi nabo bagira impungenge ku mutekano wabo. Ibi byose byatumye habaho kwibaza cyane, ese ukuri kuri Lenacapavir ni ukuhe? Niki abantu bagomba kwemera kandi niki bagomba kwitondera? Ukuri kwa mbere kugomba gusobanuka nuko Lenacapavir atari umuti uvura sida. Ntuvura umuntu wanduye virusi itera sida, ni umuti wo kwirinda ugenewe abantu batarandura, ubafasha kudafata virusi igihe bahuye n'ibyago byo kuyandura. Abantu banduye HIV bagomba gukomeza gufata imiti yabo isanzwe igabanya ubukana bwa virusi, kuko Lenacapavir itasimbura iyo miti. Ibi ni ingenzi kubisobanukirwa, kuko abantu benshi bagiye bumva ko Lenacapavir ari nk'urukingo rukiza sida burundu. Oya, ni intwaro ikomeye mu kwirinda, ariko si umuti uvura icyorezo. Ikindi kinyoma cyakwirakwiye cyane nuko uwafashe Lenacapavir aba ashobora gukora imibonano mpuzabitsina uko ashatse adahangayikishijwe n'ibindi. Ukuri nuko Lenacapavir irinda cyane kwandura HIV, ariko ntirinda izindi ntwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'izitwa syphilis, gonorrhea ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ibi bivuze ko n'uwafashe uyu muti agomba gukomeza kwitwararika, gukoresha agakingirizo ndetse no kwipimisha kenshi, cyane cyane ku bantu bafite abafatanyabikorwa cyangwa se bafite aho bahurira n'abantu benshi. Hari kandi abavuga ko Lenacapavir nta ngaruka n'imwe igira ku buzima, nubwo ubushakashatsi bwerekanye ko ari umuti wizewe kandi wihanganirwa neza n'abantu benshi. Si ibyo kuvuga ko nta ngaruka n'imwe ushobora gutera.
abawugerageje bagaragaje bimwe mu bimenyetso byoroheje birimo kubabara aho batewe urushinge, kubyimba gato, umunaniro w'igihe gito cyangwa kumva umubiri unaniwe. Ibi si ibikomeye ku bantu benshi, ariko niyo mpamvu inzego z'ubuzima zashyizeho gahunda yo gukurikirana neza abazawuhabwa kugira ngo hagire igikorwa vuba mu gihe hagaragaye ikibazo. Hanyuma rero nyuma yo gukuraho ibi binyoma, ni ngombwa kureba ukuri nyakuri gutuma lenacapavir ifatwa nk'intambwe ikomeye mu mateka yo kurwanya sida. Icya mbere, uyu muti wagaragaje ubushobozi budasanzwe bwo kurinda abantu kwandura HIV. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu ibihumbi mu bihugu bitandukanye bwerekanye ko lenacapavir yarinze abantu ku rugero rwa hafi 99.9%. Ibi byatumye impuguke z'ubuzima zivuga ko ari imwe mu miti ikomeye kurusha indi yose yigeze ikoreshwa mu kwirinda virusi itera sida. Icya kabiri, lenacapavir yorohereza cyane ubuzima bw'abantu ugereranyije n'imiti ya PrEP yo kunywa buri munsi, aho umuntu yajyaga afata ikinini buri gitondo, ubu akaba azajya afata urushinge rumwe mu mezi 6. Ibi bivuze ko ayifata kabiri mu mwaka. Ku bantu bibagirwa imiti ndetse no ku bafite akazi kenshi, kubangaga gufata ibinini buri munsi kubera ivangura cyangwa ipfunwe, iyi ni impinduka ikomeye cyane. Icya gatatu, lenacapavir itanga amahirwe mashya ku byiciro by'abantu byari bifite ibyago byinshi byo kwandura sida: abagore bato, urubyiruko, abantu bakora imirimo ibashyira mu byago byo kwandura, ndetse n'ababana n'abandu HIV. Bose bashobora kubona uburyo bworoshye bwo kwirinda batiriwe bahindura cyane ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mu Rwanda, iyi nkuru yakiriwe nk'ikimenyetso cy'icyizere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko guverinoma ifite gahunda yo gutangira gutanga lenacapavir Yeztugo mu gihembwe cya nyuma cya 2026. Ni gahunda izatangira n'abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida, nyuma igenda yaguka uko ubushobozi ndetse n'ibikoresho bizagenda byiyongera. Abayobozi mu rwego rw'ubuzima batangaje ko mbere y'uko uyu muti utangira gutangwa ku bwinshi, hakenewe gutegura ibikorwa remezo by'ubuvuzi, guhugura abakozi, gushyiraho uburyo bwo gukurikirana abazawuhabwa ndetse no kugenzura uko bakira umuti. Ibi bigamije ko gahunda itangira neza mu mutekano ndetse no mu mucyo. Ku baturage, ikibazo benshi bibaza niba lenacapavir izaboneka ku buntu. Nubwo ibisobanuro birambuye bizatangazwa ku buryo bwa nyuma n'ababishinzwe, biteganyijwe ko izinjizwa muri gahunda z'ubuzima rusange nk'uko bimeze kuri PrEP isanzwe, ku buryo abantu bafite ibyago byinshi bashobora kuyibona batishyuye amafaranga menshi. Hanyuma rero lenacapavir ntabwo ari igitangaza kirangiza sida mu ijoro rimwe, ariko ni intwari ikomeye cyane ishobora kugabanya cyane umubare w'abantu bandura virusi itera sida buri mwaka, niramuka ikoreshejwe neza, igashyigikirwa n'ubukangurambaga, uburezi ndetse n'imyitwarire myiza y'abaturage. Ishobora guhindura isura y'icyorezo mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Uyu muti ugaragaza ko urugamba rwo kurwanya sida rugeze ku rundi rwego, ugaragaza ko siyansi ishobora gutanga ibisubizo bifatika, kandi ko ejo hazaza hashobora kuba ahantu abantu batabaho mu bwoba bwo kwandura HIV, ahubwo bakabaho bafite umutekano ndetse n'icyizere ku buzima bwabo. Icyo bisaba ni ugukomeza gutanga amakuru y'ukuri, kurwanya ibihuha ndetse no gufasha abaturage gusobanukirwa neza icyo lenacapavir ari cyo n'icyo atari cyo, kuko mu rugamba rwo kurwanya sida ukuri ni intwari ikomeye cyane kurusha ibindi byose. Ese ni bande bazahabwa lenacapavir mbere? Ushobora kukugeraho ute? Nyuma yo gusobanukirwa ukuri n'ibinyoma kuri lenacapavir Yeztugo,
Ikindi kibazo gikomeye abaturage benshi bibaza ni iki? Ese ninde uzabona uyu muti mbere? Ese umuntu wese azawufata ku kanya cyangwa hari ibyiciro byihariye bizahabwa ku mwanya wa mbere? Hanyuma rero mu by'ukuri lenacapavir ntabwo izatangira itangwa ku bantu bose icyarimwe nk'uko bigaragazwa n'inzego z'ubuzima ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda. Gahunda yo kuyitangiza izabanza kwita ku bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. Ibi bigamije ko umuti ugera mbere ku bakeneye ubwirinzi kurusha abandi ndetse no kugabanya cyane umubare w'abandura bashya mu gihe gito. Mu cyiciro cya mbere cyangwa se ku ikubitiro biteganyijwe ko lenacapavir izahabwa abantu bafite ibyago byo hejuru byo kwandura HIV, abo barimo abagore bakora uburaya kuko akazi bakora kabashyira mu byago byo guhura n'abantu benshi batandukanye. Harimo kandi abagabo baryamana bahuje ibitsina kuko imibare yerekana ko ari itsinda rihura cyane n'ingaruka zo kwandura HIV mu bihugu byinshi bya Afurika. Harimo kandi abantu batanduye babana n'abanduye virusi itera sida mu miryango cyangwa mu bashakanye, nubwo hari imiti igabanya ubukana bwa virusi ituma uyifata adashobora kwanduza. Inzego z'ubuzima zifuza ko abantu nabo bahabwa ubwirinzi bw'inyongera kugira ngo ibyago byo kwandura bigabanuke kurushaho. Urubyiruko n'abagore bato nabo bashyizwe mu byiciro byihariye cyane cyane mu mijyi no mu bice byagaragayemo ubwiyongere bw'abandura bashya. Impuguke zivuga ko gutangira kurinda aba bantu hakiri kare bishobora gutuma mu myaka iri imbere umubare w'abandura HIV ugabanyuka ku buryo bugaragara. Icyakora inzego z'ubuzima zagaragaje ko lenacapavir itazaguma mu byiciro bike gusa. Uko igihe kigenda nuko umubare w'imiti uzagenda wiyongera, gahunda izaguka ikagera no ku bandi bantu bafite ibyago bishingiye ku mibereho yabo ya buri munsi. Aha niho hagaragara ko gahunda itagamije guha umuti itsinda rito, ahubwo igamije kubaka ubwirinzi bwagutse mu baturage bose. None se umuntu uzifuza gufata lenacapavir azabigenza ate? Biteganyijwe ko uzifuza uyu muti azajya abanza kugana ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro ryemewe agapimishwa virusi itera sida kugira ngo hemezwe ko atanduye. Ibi ni ingenzi cyane kuko lenacapavir igenewe abantu batarandura HIV. Nyuma yo gupimishwa, abakozi b'ubuzima bazajya baganira n'umuntu ku myitwarire ye, ku byago ahura nabyo ndetse no ku buzima bwe muri rusange kugira ngo hemezwe ko akwiye guhabwa uyu muti. Hanyuma rero nyuma yo kwemezwa, umuntu azajya ahabwa urushinge rwa lenacapavir rumara amezi 6. Muri icyo gihe azajya akurikiranwa n'abaganga, agahabwa inama z'uburyo bwo kwitwara, kwirinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no gukomeza kwipimisha kenshi. Ibi bigamije ko ubwirinzi butangwa n'uyu muti bugira umusaruro urambye. Hanyuma rero abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko iyi gahunda izasaba ubufatanye bukomeye hagati ya leta ndetse n'ibigo by'ubuzima, abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'abaturage ubwabo. Ntibihagije gutanga umuti gusa, bisaba n'ubukangurambaga, kwigisha abantu ukuri kuri lenacapavir ndetse no kurwanya ivangura n'isoni byagiye bibangamira gahunda zo kwirinda sida mu myaka yashize. Ku Rwanda iyi ni intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya sida. Nyuma yo gutsinda intambwe nyinshi mu kuvura ndetse no kugabanya ubwandu bushya, lenacapavir iziyongera ku zindi gahunda zisanzwe, itange icyizere gishya ku hazaza h'igihugu kitari gifite sida nk'ikibazo gikomeye cy'ubuzima rusange. Hanyuma rero ariko haracyari ikibazo gikomeye gisigaye. Ese abaturage bazemera kuyakira? Ese amakuru y'ukuri azagera kuri bose cyangwa ibihuha n'ubwoba bizongera kubangamira iyi gahunda nshya?
Ibi nibyo bizagena niba lenacapavir izaba impinduka nyayo mu mateka ya sida mu Rwanda cyangwa niba izaguma ari amahirwe atabyazwa umusaruro uko bikwiye. Urukingo rurinda kwandura sida rwageze muri Afurika. Zimbabwe cyabaye igihugu cya mbere cyatangiye gutera uru rukingo abaturage bacyo, urukingo rubarinda sida. Uru rukingo ruterwa 2 mu mwaka kurinda kwandura ubwandu bwa sida. Ku mbuga nkoranyambaga, nyuma yo kubona ko rwageze muri Afurika, ibihugu byinshi byo muri Afurika byahise bisaba ko aribyo biri buze gukurikiraho. Aho Nyarugenge ndabizi ko hari abayise bifuza ko uru rukingo natwe rwahita rutugeraho. Gusa natwe ruraza kutugeraho, ariko baze natwe barudutere. Ngibi ibintu 5 ugomba kwirinda mu gihe uri mu rukundo. Niba uri mu rukundo ukaba uri umwana w'umukobwa ukaba uri gukundana n'umuhungu, irinde kumukunda cyane. Irinde kumukunda cyane ngo wumve ko ari byose byawe, kubera yuko ejo n'ejo bundi azagusiga haza undi. Niba uri umwana w'umukobwa ukaba ufite umuntu aka kanya mukundana, ukamufata nka byose byawe, irinde kumubwira byose byawe, kubera yuko ejo n'ejo bundi azagenda gusige. Bya byose byawe byari ibyiwe nawe bizahinduka iby'abantu bose. Azagutangamo ingero, azakuvugaho byinshi, mbese uzahinduka indirimbo. Niba uri umwana w'umukobwa ukaba aka kanya uri muri relationship n'umuhungu, irinde kumuha buri kimwe cyawe cyose. Irinde kumva yuko ugiye kumwiha ari byo bizatuma gukunda cyane. Irinde kumva yuko kumwereka wese ari byo bizatuma kubaha, ahubwo ihagarareho wirwanire ko si buri wese uzakubwira ko agukunze azaba agukunze. Sina buri wese uzakwereka urukundo ngo nuko agukunze. Hari impamvu ituma umuntu aba yaraje mu buzima bwawe, ntawamenya n'igihe aba afite ikindi kintu yaje akurikiye, iyo atakibonye agakomeza. Rero irinde kumwizera, irinde kumwizera ngo umuhe byose byawe. Abantu barahinduka, abantu turahinduka. Nawe wa muhungu we, irinde umukobwa ko hari impamvu aba yaraje mu buzima bwawe. Hari igihe nawe aza afite icyo atagetinzeho, avuga ati byange bikunde nzakibona, iyo kibuze arongera akagenda. Rero wa mwana w'umukobwa we, iyubahe, wiyubahishe. Kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho bisagusaba kwiyubaha. Nyuma yo kwiyubaha nibwo uzabona ukubaha. Ukubaha rero nazo uzamumenya. Azaza gukundire muri bya bindi bike byawe, akubahe, akubahishe. Azarinda isezerano yaguhaye kugeza ku munota wa nyuma. Si buri wese uza mu buzima bwacu ngo dusezeranye ibintu abikore, ariko umunsi nugera we nyawe hazaza uwawe gusezeranya amasezerano, kandi ayo masezerano azayasohoza. Rero ntubabazwe nuko ntawe uhari aka kanya, kubera yuko ejo n'ejo bundi uzabona uwawe agukunde by'akaramata. Ariko mbere na mbere bizagusaba kwiyubaha, ukiyubahisha, ukirinda. Hanze hari ibishuko byinshi, hari ibintu byinshi, abantu tugenda duhinduka umunsi ku wundi, tugenda twifuza kuba abasitari, tugenda twifuza kuba abantu bakomeye, twifuza byinshi, dushaka kuba mu buzima bw'abandi, kandi ntabwo uzi ukuntu uwo wundi wifuza kuba mu buzima bwewe uburyo ki abayemo. Hari igihe agendana ibikomere utabizi, hari igihe ahura n'ibimukomeretsa byinshi utabizi, wo kumva yuko kwe kubaho nkawe, kwe kwitwara nkawe. Rero ntitukifuza iby'abandi, twifuze kubaho mu buzima bwiza ariko butatujyana mu mico mibi. Murakoze.